abantu barahenebere kugeza ku kigero Imana isigaye ifite umubabaro ukomeye kugera ku kigero Imana isigaye ifite agahinda gakomeye irambwira ngo nimbwira abantu ngo urimo de la secote le bonta si le bontre sa cofe ni mo argenta la jaune grère sa oui ni mo fen canta si de hori contre c'est bien for distance de roiki ni mo astal grom fetant si difoni mani distance cla chene ole bon stifoni magra Imana iri gushaka umuntu mu bantu ibihe birushya birakomeje ntabwo Imana yambwiye ngo birarangiye ahubwo Imana yambwiye ngo ibihe birushya birakomeje ubutumwa bwa kabiri Imana yambwiye ngo ibihe birushya birakomeje. Pastor Theogene uzwi nk'inzahuke niwe ngiye kuvugaho numwe mu bantu nakundaga cyane ariko muziho ibintu bitatu bikomeye ngiye umutima wanjye wasigaranye bikomeye cyane. Icyambere nekarambwiye ngo uyu mwaka Imana iramiye abantu bayo asifiwe Yesu. Imana irakuramiye mu kazi ukora. Imana irakuramiye muri business yawe. Imana irakuramiye aho utuye. Imana irakuramiye ntabwo yemeye kwibikwica bikugeraho. Imana iravuze ngo irakuramiye mu nyigisho z'ibinyoma ziri kwaduka. Uwiteka Imana irakuramiye destankerebo shanbo. Imana irakuramiye muri iki gihe huzuye abagambana, ababeshya, abakuroga, abakurwanya, abaguhiga. Akira kuramirwa n'Uwiteka Imana. Ubuhanuzi nzanye bwa 10 k'uyu muzingo w'igice cya kabiri buvuga ngo Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Birashoboka ko umara kubwumva hari ibintu wakosora, hari ibintu wakora byanezeza Imana. Uwiteka Imana arambwiye ngo mbaza abantu ngo kwiyiriza ubusa byagiye mu bantu. Kwiyiriza ubusa byagiye mu bantu. Abantu ntibakiriza ubusa. Basigaye bafite amasengesho, bamwe bise ngo n'amasengesho y'insi yo gusirimuka. Kwiyiriza ubusa niba utakiriza ubusa kuko Imana arambwiye ngo daimoni mudindiza, daimoni mugagaza. Aba daimoni basigaye baraje biki gihe bakomeye, nta kindi kintu kizabashoboza kugira ngo mubirukane usibye kwiyiriza ubusa no gusa. Mbere Imana yarambwiye ngo ku butumwa bwa mbere ngo umuntu yabuze ubumuntu mu bantu bwarabuze. Iki ni kimwe mu kintu kibabaje Imana. Ziyerekwa mbona ikibaya cyinshi ariko iki kibaya nabonaga cyari kirimo abantu benshi, cyari kirimo abavuga butumwa benshi, cyari kirimo abantu bitiriwe izina ry'Imana benshi. Ariko uko nabarebaga natunguwe no kubona abantu bari abantu mbonanye bafite umubiri, ariko mbitegereje ngo mbona benshi nta mubiri bafite ahubwo ngo ni secret. Imana irambwira ngo nimbwira abantu ngo mwemerere Yesu yongera abashyira mu Irembo Ryera TV. Irembo Ryera TV. Reka tubasuhuze nshuti bakunzi b'Irembo Ryera TV, tubifuriza umugisha w'Imana. Birashoboka kandi ko waba urwaye cyangwa se ubabaye wahuye n'umuntu kubwira amagambo agukomeretsa, ariko turagira ngo tugutangarize ihumure rigeretse kuri indi, tukubwira ngo ntabwo irya ari iherezo ry'ubuzima. Turi muri kiganiro mbone y'umuhanuzi, ariko kandi tunavuga tuti uko biri kose, uko byamera kose, Imana iracyakomeje kwitwa Imana yawe kandi ntiyakureka, ntiyagutererana. Iracyafite byinshi byo kugutekerezaho kandi byo kugukorera. Imbere yacu turi kumwe n'umuhanuzi, ntabwo ari ubwa mbere aje kuri kamera zacu, ariko noneho avuye mu masengesho, azanye ibintu Imana imutumye kandi byihutirwa ngo abantu baze kuza kubikurikira kandi babigirireho umugisha. Wowe utarakora subscribe ushobora kuyikora, cyangwa se ukanafata iki kiganiro ukagiha bagenzi bawe kugira ngo twese dusangire ubutumwa Imana idutumweho. Mbere yuko dukomeza ikiganiro, reka tumusabe n'ubundi yongere yibutse ku bantu baje none. Ya murakoze cyane. Ndanezerewe kuza ku Irembo Ryera TV. Umuntu mbonye bwa mbere, amazina nitwa Rukundo Emmanuel, niyo mazina niswe n'ababyeyi, ariko kugumira Imana dukora bakunze nzwi nka Prophet Rukundo, niyo zina ryamamaye kubwuko iki Imana idukoresha. Turanezerewe rero kugaruka hano
reka mvuge ngo ni iby'agaciro kutugirira icyizere namwe mukemera ko twaza gutambutsa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imiryango rero iradukingukiye kandi ikingukiye n'uyu muntu nawe ufunguye iki kiganiro. Turagira ngo n'ubundi tukomeze twumva ubutumwa, ariko mbere yuko dukomeza twumva ubutumwa ndagira ngo sabe ubanze udushyire imbere y'Imana. Nukuri nta kibazo, turashima Imana kandi Imana ishimwe kuko itwemere tukagera hano. Reka dusenga Imana kugira ngo uyu munsi wa none ubutumwa buza gutambuka bugire umumaro. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo, tugushimiye kuko twumva, tugushimiye kuko uri Imana ivuga bikaba, tugushimiye kuko uri Imana itegeka bigakomera. Ubutumwa bugiye gutambuka bugira agaciro kugiye kubwumva, buhindura imitima y'abantu benshi, kandi umuntu wese ubwumva washe kugiraho umuvana ugera mu mushyitsa. Tubisenze tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen, 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 amen. Ya Rukundo rero umeze neza? Yameze neza, Imana ikomeze kundinda. Ubwo n'ubuzima bw'inaha ngaha niho bumeze neza? Meze neza kandi ndabona Imana ikomeje kunyongera iminsi yo kubaho. Dukomeje gukorera Imana. Ino minsi nari maze iminsi ndi gutambutsa nyine ubutumwa bw'icyiciro cya mbere, kuko mfite ibyiciro 7. Icyiciro cya mbere sa nkaho ndi kugisubika kuko maze iminsi nzenguruka ahantu henshi hagiye hatandukanye, no matoro menshi hagiye hatandukanye abantu bagiye batubona. Noneho rero tuzanye agashya, tuzanye ikindi cyiciro cya kabiri, kuko ni ibyiciro 7 naho kugira ngo uyu mwaka urangire byose mbitambukije, kugira ngo tuzinjire mu mwaka mushya hari ibindi bintu Imana yifuza kumenyesha abantu bayo. Kumvise icyo Imana ishaka ku buzima bw'abantu. Yego pe. Mu buzima bw'umwuka bumeze muti? Ya mu mwuka ndaho kuko maze iminsi ndi mu masengesho. Ngewe nyambwira abantu ngo gusenga niyo ntwari yonyine itajya ivogerwa na Satani. Noneho Theogene akiriho yazaga akunda kuvuga ijambo rikomeye, akavuga ngo tujye dusenga tugere ku kigero duhinduka amasengesho. Nanjye rero ndacyakomeje urugendo rwo kumva nagera ku kigero cyo guhinduka amasengesho, ku buryo umbonye umbona agera avuga uti uyu muntu koko ageze ku kigero cyo kuba isengesho. Merci. Uravuze ati Theogene akiriho numva uramunyibukije. Nubwo agiye ariko ibikorwa bye byarasigaye, abantu benshi nyine bagenda babizirikana. Pastor Theogene iyo ushatse nko kumwibuka umwibukira kuki? Theogene namuvuga ibintu byinshi, ariko hari ibintu bitatu. Abantu bakumva Theogene bakagira ngo ni n'umuhanzi, bakagira ngo oya navuga ari yongeraho titire. Ni Pastor Theogene uzwi nk'inzahuke, niwe ngiye kuvugaho. Numwe mu bantu nakundaga cyane, ariko muziho ibintu bitatu bikomeye ngiye umutima wanjye wasigaranye bikomeye cyane. Icya mbere, numwe mu bakozi b'Imana bagiraga ishyaka ku murimo w'Imana. Hari ukugira ishyaka atari ku munwa, ahubwo yagiraga ishyaka akagira n'iryo shyaka agize akagerageza no kubishyira mu bikorwa. Icyo ni kimwe mu kintu mwibukira gikomeye cyane. Ikindi cya kabiri gikomeye, numwe mu bantu bagiraga ivugabutumwa ryo ku munwa, ariko ukagira na application ukabishyira no mu bikorwa. Niba avuze ngo Imana iragabura akanagaburira abantu, niba avuze ngo Imana irambika akanambika abantu. Icyo kintu ni kimwe mu kintu nkora nsaba Imana kugira ngo nanjye Imana izamfashe tugere ku kigero cyo kugira ivugabutumwa ry'imirimo. Ikindi cya gatatu namukundiraga gikomeye cyane, numwe mu bantu bicishaga bugufiya, yabanaga n'aboroheje akabana n'abakomeye, kandi atari uko ayibagiwe aho Imana yamukuye cyangwa ngo yirengagize aho Imana yamukuye, mbega yabanaga n'abantu bose. Rero namuvugaho byinshi, ariko aho ari akomeza agira ubukora idashira. Merci. Nagomeze aruhukire mu mahoro, kandi ubu ayarimo n'umuntu wese wageze ku Mana n'ubundi amahoro asanga ari yamusanganira. Yego. Kandi nta nubwo ayasangayo ayavana inahangaha, aba yarayafite. Cyane. Aba yarayafite cyane rwose. Abantu bakunze ubutumwa bwawe wavuze, feedback z'abantu benshi zagiye zigaragaza ko abantu bamwe barihannye. Yego. Baravuga bati rwose Imana idutumyeho ikintu gikomeye.
birenze uko nge nabivuga. None uzanye undi muzingo w'igitabo. Yanzanye umuzingo w'igitabo, ngewe mu bantu Imana yahamagaye ikunda kumpamagara nyine ikampa ibyiciro cyangwa ikampa ubutumwa bugiye bufite ibice bigiye bitandukanye, urutonde rw'ibigenda kubaho. Rw'ibyenda kubaho niko nahamagawe kandi sinanabihindura niko nahamagawe. Uyu munsi wa none rero cyane ku uyu mwaka ho nari mfite imizingo 7 y'ubutumwa, uburongeze ku butumwa bwa kabiri igice cya kabiri. Igice cya kabiri hano ndakeka no hantu hambere ngiye kugifungurira. Rero uyu munsi wa none nkumbuje abantu badukurikiye kugira ngo nguhe ikaze kandi nguhe karibu, unyemerere ushinga agatebe, ntugende utarangije ubutumwa, kuko ni ibintu bikomeye, ni ibintu byungura umukristo mu rugendo Imana yampaye kugira ngo ngeze ku bantu, ngeze ku muntu wese ku isi yose utwumva. Rero ndakangurira umuntu wese kandi pe ndahamya neza ndashidikanya ko Imana iri muri twe igiye gukora ibintu bikomeye. Rero nzanye umuzingo wa kabiri igice cya kabiri cy'ubutumwa. Yego. Ubwo mwakomerezaho tugatangira tukicara tugatuza, nanjye reka ndambye numve iby'Imana. Nawe wumve, nawe haye kaze. Murakoze cyane kutugirira iki cyizere cyo kugira ngo dutambutse ubutumwa. Ndeka mbonereho gushimira abantu bakurikiye igice cya mbere cy'ubutumwa cyavugaga ngo torere tube maso ko tugiye kwinjira mu bihe bikomeye by'akarengane, twongere dusenge. Uyu munsi nabwo ngeze ku kindi cyiciro cyangwa ku kindi gice cya kabiri cy'ubutumwa kirimo imizingo 10, kirimo ubutumwa 10 bugenewe abatuye isi bose ku isi yose. Ni ubutumwa bugenewe abantu bose batuye isi yose. Uyu munsi ubutumwa nzanye bufite topic cyangwa bufite intego ivuga ngo Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Nubwo hariho abantu Imana yaremye, ariko Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Muri ubwo butumwa 10 mvuga bwose buraba bwubakiye kuri iyo ntego ivuga ngo Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Ese iyo tuvuga ngo Imana iri gushaka umuntu mu bantu bisobanuye iki? Ni igisobanuro cy'uko Imana ifite abantu benshi yahamagaye, benshi yahaye ubutumwa, benshi yahaye misiyo ku isi, ariko Imana ikomeje kugira ikibazo gikomeye cyo kubura umuntu. Abantu irabafite, abasenga, abakora imirimo itandukanye, ariko Imana iri kubura umuntu wujuje ibisabwa ku mukristo wa nyawe. Kuko abantu benshi bafite ishusho yo kwera, bafite ishusho ko bakorera Imana, bafite ishusho ko bavugira Imana, bafite ishusho ko ari abaririmbyi, bafite ishusho yuko ari abavuga butumwa, ariko Imana iri kubura umuntu wujuje ubuvuga butumwa, wujuje ibijyangombwa by'umukristo wa nyawe. Rero nari ndi gusa nkubakumbuza, reka tujye ku ijambo rya mbere Imana yambwiye. Ni ijambo rya mbere rivuga ngo hinduka mwana w'umuntu. Ubutumwa bwa mbere buravuga ngo hinduka mwana w'umuntu, hinduka mwana w'umuntu. Imana irangije irambwira ngo ahangaha mpageze icya mbere Imana yarambwiye ngo nahise ngirishirwa rikomeye. Imana irambwira ngo nimbaze abantu cyangwa mbwira abantu yuko umuntu wa nyawe agira ibintu bimuranga. Nimvuga ngo ibyiranga umuntu wa nyawe nuko hari ibintu byinshi, ariko ibi bintu ngiye kuvuga birindwi biranga umuntu wa nyawe, Imana yampishuriye imbwira yuko ibi bintu abantu bamaze kubitakaza, batakibifite. Icya mbere Imana yarambwiye ngo ku butumwa bwa mbere ngo umuntu yabuze ubumuntu mu bantu bwarabuze. Iki ni kimwe mu kintu kibabaje Imana, ukaba ufite umuntu, uri umuntu ariko nta bumuntu ufite. Kandi iyo umuntu afite ubumuntu, ikimuranga agira impuhwe, ikindi agira ubugwaneza, ikindi agira kumvira Imana. Imana yarambwiye ngo niba uri umuntu ukaba udafite ubumuntu, aho naho Imana iri kukugaya. Imana itugire neza cyane. Ikindi cya kabiri kuri hinduka mwana w'umuntu, Imana yarambwiye ngo urukundo mu bantu rwagiye.
Imana yarambwiye ngo mbaze abantu ngo urukundo mu bantu rwagiye he, kuki urukundo mu bantu rukomeje kubura. Imana yarambwiye ngo mbaze nshuti yanjye urukundo mu bantu rumaze kujya he. Urabizi uburyo wagiraga urukundo, urabizi uburyo wafashaga abatishoboye, urabizi uburyo wihanganaga, ariko Imana yarambwiye ngo mu biranga umuntu wa nyawe harimo urukundo, harimo imbabazi, harimo ibyishimo, harimo kwiyubaha, harimo kwirinda, harimo gushishoza. Rero hinduka mwana w'umuntu. Ubutumwa bwa mbere Imana yarambwiye ngo urukundo mu bantu nirwongere rugaruke. Imana irashaka ko urukundo mu bantu rwongera ukagaruka. Ikindi Imana yarambwiye ngo imbabazi. Hari abantu bahimukiwe n'abantu ariko kugeza umunsi wa none banze kubabarira. Hari abantu bakomerekejwe n'abantu ariko kugeza umunsi abantu banze kubabarira. Bagira umutima w'ubugome ku buryo nabo bavuga uti tugomba kuzihorera. Ariko Uwiteka Imana yarambwiye ngo mwana w'umuntu hinduka. Mwana w'umuntu hinduka. Mwana w'umuntu hinduka. Icyampa wowe uri kunyumva ntukerense ubutumwa Imana yampaye. Icyampa wowe unteze amatwi ntukerense ijwi rikuburira hinduka mwana w'umuntu. Ikindi cyo kurinduka mwana w'umuntu, ijambo rikomeye gitwa kwiyubaha. Imana yarambwiye ngo abantu ntago bakiyubaha, bafitiye imico yo kwiyandarika. Murabibona kuntu abantu basigaye batinyuka bakambara ubusa ku masosho media, murabibona kuntu basigaye batinyuka bagakora ibiteye isoni, bakakora iby'isoni nke. Iki kintu kibabaje Imana. Imana yarambwiye ngo hinduka mwana w'umuntu. Ikindi gikomeye cya gatandatu, kwirinda, kurihinduka mwana y'umuntu. Imana yarambwiye ngo ntabwo abantu bagifite imbuto yitwa kwirinda. Kwirinda byashize mu bantu. Bisigaye biteye ubwoba kubona umuntu yitwa ngo arasenga cyangwa yitwa ngo avugira Imana, ariko kwirinda. Kwirinda, iyo tuvuga kwirinda no kwirinda icyaha. Ikindi gikomeye ni ugushishoza. Dushishoze abavuga Imana bose siko bayivugira. Dushishoze kuko ibinyoma bikabije kuba byinshi mu bantu b'Imana. Tugire gushishoza. Imana itugire neza cyane. Ubundi butumwa bwa kabiri kuri Imana iri gushaka umuntu mu bantu ni ubutumwa buvuga ngo ibihe birushya birakomeje. Ni ijambo rivuga ngo ibihe birushya. Ibihe birushya birakomeje. Aya magambo unyemerere ubyumve neza. Ibihe birushya birakomeje. Ntabwo Imana yambwiye ngo birarangiye, ahubwo Imana yambwiye ngo ibihe birushya birakomeje. Ubutumwa bwa kabiri Imana yambwiye ngo ibihe birushya birakomeje. Gatatu Imana yarambwiye ngo abantu bibagiwe Imana. Rwanda, Uburundi, abantu bibagiwe Imana. Rwanda, Uburundi, abantu bibagiwe Imana. Abantu bibagiwe Imana yabarinze ibi amasasu. Abantu bibagiwe Imana yabarinze bikomeye. Abantu bibagiwe Imana yabarinze hari inzara ikomeye. Abantu bibagiwe Imana bibagiwe Imana. Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Ntarakomeza kugira ngo ubundi butumwa butandatu usigaje, reka tuhuze n'ibyanditswe byera. Imana yambwiye kugira ngo dusome amagambo y'Imana, dusoma ahuye n'ubu butumwa Imana yampaye. Reka dusome. Ubutumwa bwiza bwanditse muri Ezekiyeli ni ibice 37. Ndahera ku murongo wa mbere ndageza ku murongo waho wa 12. Birasobanuye ngo niyerekwa ry'amagufwa yumye Ezekiyeli yeretswe. Haravuga ngo ukuboko kw'Iteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa.
anzengurukanaho yakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza ati mwami w'Iteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati hanurira aya magufwa maze uyabwira uti yewe wa magufwa we yumye, niwumve ijambo ry'Uwiteka. Uko niko umwami w'Iteka abwira aya magufwa ngo dore ngiye kubashyiraho umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbashyireho inyama, kandi mbatwikirize uruhu, mbashyiremo umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi iratigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho ibyoswa uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Maze arambwira ati hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze umbwire umuyaga uti uku niko umwami w'Iteka avuga ngo uturuke mu birere bine, wa mwuka we uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko nategetswe, maze umwuka ayinjiramo, nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati mwana w'umuntu, ayo magufwa ni y'ab'inzu ya Isiraheli yose, dore baravuga bati amagufwa yacu arumye kandi ibyingiro byacu biraheze, twiciwe burundu. Nuko rero hanura ubabwire uti uko niko umwami w'Iteka avuga ngo dore ngiye gukingura ibituro byanyu, mbibakuremo mwa bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isiraheli. Imana ihimbazwe cyane. Dusomye iyerekwa rikomeye Ezekiyeli yahanuriye, ariko hanura agira iyerekwa ry'amagufwa yumye. Aha mpageze ku butumwa bwa gatanu, araho Imana ambwiye ngo abantu barumye. Ni ijambo rikomeye cyane. Imana irambwira ngo nimbwire abantu mbabaze ngo Imana yabashyize ku isi, ibashyira ku isi ibafitiye icyizere cy'uko mugomba kuyubaha, mukanayubahisha, mukanakora imirimo ya Kristo ndetse imirimo iranga ikiremwa muntu. Ariko uko iminsi yagumye yicuma, umwana w'umuntu yarumye. Imana irambwiye ngo uku kuma kuriho kuri mu byiciro byinshi bigiye bitandukanye. Imana irambwiye ngo amakorari menshi yarumye, abavuga butumwa benshi barumye, abaprotokole benshi barumye, abarimu benshi bavuga Imana barumye, abashumba benshi barumye. Uwiteka yarambwiye ngo iki ni igihe cyo kugira ngo mumwemerere yongere abashyireho igufwa, abashyiremo imitsi, abashyiremo umwuka wayo, ari wo mwuka wera. Imana ishimwe cyane. De la son taki le bon stafo alegron. Ijambo ryatubwiye ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka. Imana ihimbazwe cyane. La osile grom, ngo anzengurukanaho yarakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yarumye rwose. Aha nagize iyerekwa mbona ikibaya cyinshi, ariko iki kibaya nabonaga cyari kirimo abantu benshi, cyari kirimo abavuga butumwa benshi, cyari kirimo abantu bitiriwe izina ry'Imana benshi. Ariko uko nabarebaga natunguwe no kubona abantu bari abantu mbonanye bafite umubiri, ariko mbitegereje ngo mbona benshi nta mubiri bafite, ahubwo ngo ni secret. Imana irambwira ngo nimbwira abantu ngo mwemerere Yesu yongera abashyire mu mwuka wayo. Abantu nta mwuka w'Imana bagifite. Imana irashaka ko mwongera mukemerera Yesu, asante Yesu, akabashyiramo umubiri, akabashyiramo umwuka, akabashyiramo ubugingo. Imana ihimbazwe cyane. Gatanu atubwiye ngo uko niko umwami w'Iteka ambwira aya magufwa ngo dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho.
Imana ihimbazwe cyane. Icyamuye umuntu uri kunkurikira akemerera Yesu akamushyiramo amagufwa akongera akabaho. Aho umuntu yumye buri wese arahazi. Urabizi ko mu mbabazi wagiraga uyu munsi ntazo ugifite, nawe warumye. Urabizi ko mu rukundo wagiraga ntarwo ugifite, nawe warumye. Urabizi ko amaze kwibagirwa Imana yagukuye mu masasu mu bikomeye, nawe warumye. Urabizi ko Imana hari imibanire mwagiranaga nayo, nawe warumye. Gatanu Imana yaramwe ngo nimbwira abantu ngo abantu barumye nibongere bemerere Kristo abashyiremo amagufwa, abashyiremo ubugingo buzima, abashyiremo iyerekwa rizima, abashyiremo umwuka muzima, abashyiremo kongera kugira ibihe byiza by'umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Karindwi abivuze cyane ngo nuko mpanura uko nategetswe ngo ngihanura habaho guhinda, mbona isi iratigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Kakanya ndi kumva ndi mu buhanuzi buhanura, unyemerere aka kanya uyu wowe nkurikiye, igufwa rigiye kongera risanga irindi ryaryo. Nigiye turimo abantu bagize gutatana, kuko ndi guhanura erasire Rome. Imana irambwira ngo nimbwira abantu ngo niki cyabateye kuma, ko Imana yabohereje Kristo, ibohereza umwuka wera, ibohereza abavuga butumwa, ibohereza abahanuzi, ndetse nayo ubwayo igendera muri mwe. Ariko iki gihe turimo, iyi minsi turimo, Imana irambwiye ngo abantu barumye nibongere bagaruke ku rufatiro, abantu nibongere bagaruke ku murongo w'Uwiteka. Imana irambwiye ngo nibongere basubire ku rufatiro basenga Imana. Imana ibagire neza cyane. Imana ishimwe cyane. Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Ubutumwa havuga ngo Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Gatandatu barerambwiye ngo mbaza abantu ngo kwiyiriza ubusa byagiye mu bantu. Kwiyiriza ubusa byagiye mu bantu. Abantu ntibakiriza ubusa, basigaye bafite amasengesho, bamwe bise ngo n'amasengesho y'insi yo gusirimuka. Kwiyiriza ubusa, niba utakiriza ubusa, kuko Imana arambwiye ngo dayimoni mudindiza, dayimoni mugagaza, abadayimoni basigaye baraje biki gihe bakomeye, nta kindi kintu kizabashoboza kugira ngo mubirukane usibye kwiyiriza ubusa no gusenga, usibye kwiyiriza ubusa no kugira gute no gusenga. Rero kwiyiriza ubusa, Imana ngo nongere ndangurure mbwira abantu ngo irashaka ko mwongera mugasubirana ibihe byanyu byo kwiyiriza ubusa. Kuko nabonaga abantu ngo bari kwivovota, ndetse bari kwivotora imiyoborere iri mu matorero agiye atandukanye, bavuga ko nta bihe byiza bigihari, nta bubyutse bugihari. Imana irambwira ngo ni umudayimoni waje kugira ngo kamuremwe abantu ibihe by'umwuka. Ariko Imana irambwira ngo nimbabwire ngo irashaka ko abantu bongera bagafata igihe bakiyiriza ubusa bagasenga, Imana ikongera akabagarurira ibihe byiza byo guhembuka mu matorero. Ndetse Uwiteka Imana irambwira ngo iki gihe turimo, iyi minsi turimo, irashaka ko musubirana ibihe byanyu byiza byo kwiyiriza ubusa, kuko abari barasubiye inyuma bazongera abona imbaraga, abashaka imbaraga z'umwuka zongera zigaruke, abari baratakaje ibyiringiro bazongera babibone, kuko Imana irambwiye ngo nimbwire ngo nimwongere mugarure ibihe byanyu byiza byo kwiyiriza ubusa. Ubutumwa bwa karindwi, Imana irambwiye ngo rinda izamu ryawe. Abantu nibarinda izamu ryabo, kuko ahangaha nabonaga abantu bari kugushwa n'abavuga butumwa, n'abakozi b'Imana, bamwe badafite imico myiza ya Kristo, bamwe batakorera Imana mu buryo bwiza. Uwiteka Imana aramwe ngo nimbwire ubutumwa bw'akarindwi abantu ngo nibarinde izamu ryabo, nibarinde izamu rye. Reka nkubwire bitewe ubwoba muvandimwe ku irembo ryera, Imana imishurira ubu buhanuzi, yarambwiye ngo abantu bageze ku kigero cyuko abantu basige basoma ijambo ry'Imana bakumva ni nk'imvaho, bakumva ngo ni ibisanzwe. Abantu barahenebereye, c'est vrai, abantu barahenebereye kugeza ku kigero Imana isigaye ifite umubabaro ukomeye, kugera ku kigero Imana isigaye ifite agahinda gakomeye. Irambwira ngo nimbwira abantu ngo kuko abantu bazaba birarira, ikindi bibona, ikindi batukana, ikindi batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakundana babo, batuzura, ikindi babeshyirana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, ikindi bagambana.
muri iyi minsi inshuti yanjye witwaye gute muri iyi minsi? Ese muri aya magambo yo guhenebera ntabwo wahenebereye? Kuko Imana yambwiye ngo abantu benshi kinoge iyi minsi turimo barahenebereye. Abantu barahenebereye. We ntabwo wahenebereye. Ntabwo wahenebereye. Wikihagaraho ngo nuko cyangwa uri kumvira ijambo ry'Imana kumva ko ari bisanzwe. Ntabwo usigaye ukiri urugomo. Ese uracyafite kwirinda? Yesu ari kukubaza ngo ese ntabwo ugira kubeshyirana? Yesu ari kukubaza ngo ese ntabwo uri ikigenge? Yesu ari kukubaza ngo mbese ntabwo usigaye ukunda ibinezeza gukunda Imana? Unyemerere tukigira hano ukaba uri kumva ubutumwa, unyemerere ntutambuke utabitugaragarije. Tsinda Satani, ubyandike hepfo uvuge ngo Imana indengere, Imana ingarukeho. Imana irambwiye ngo iri gushaka umuntu mu bantu. Muri iki gihe cy'ikivunge Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Muri iki gihe abantu bari guhenebera, Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Muri iki gihe abantu bari kuvuga Imana bayibeshyera, Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Muri icyo gihugu urimo uboshywe n'akazi kenshi, Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Muri ako gace uherereyemo, Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Muri aho hantu utuye, Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Imana ishimwe cyane. Muri ubwo buririmbyi urimo de la secote le bonta si le bontre sakofeni mo argenta la jonegrere sawini mo feni kanta si de hori contra sebini for distance de waikini mo astal grom fetansi difoni mani distance kla chene ole bonsti for magra. Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Mu badiakona Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Mu bavuga butumwa b'iyi minsi Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Muri iki gihe kigoye abantu basigaye bakunda imiyabirarira, bikakaza bibona, indashima bibone, babeshyerana, bagambana, batuzura. Ariko Bibiliya isoje pivuga neza, iravuga ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo. Icyampa uyu muhanuzi uri kunyumva agatera umugongo, icyampa uyu mubyeyi uri kunyumva agatera umugongo, icyampa uyu muntu wari ufite imbuto ya Kristo akogira ibintu atera umugongo. Tera umugongo aho hantu uri ukorera muri hoteli, gira ibintu tera umugongo, gira ibintu tera umugongo aho hantu utuye, muri ibyo bihugu utuyemo Burundi mwe nimutera umugongo. Kuko Uwiteka Imana arambwiye ngo mwamaze kwibagirwa, Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Ubutumwa mfite bwa munani nuko Imana yarambwiye ngo ije kurwanirira abantu bayo. Imana ije kurwanira abantu bayo. Aha mpageze yarambwiye ngo nimbwire ngo ije kurwanirira abantu bayo. Icyambere Imana yamishirambwira ngo hari abantu bafite intimba z'abana babo babyaye bakababera ibinani cyangwa bakananirana. Uwiteka Imana yarambwiye ngo bafate igihe basenge, kuko nusenga Imana yarambwiye ngo urubyaro rwawe Imana ije kuruhagararaho. Bisigaye biteye ubwoba kuko Imana imishurira ahantu. Imana yarambwiye ngo ni umudayimoni wo kunaniza abana waje, ukaba ukijijwe ukabusenga, ariko umwana wubyaye aho uri mu gihugu urimo ugasanga ari kunywa urumogi, ugasanga ariko yaraniranye, gusanga ibintu by'Imana ntabwo biha agaciro. Imana yambwiye ngo upfukama ku karago, kuko Imana yambwiye ngo izi kukurwanira. Ni umudayimoni wo kunaniza waje kugira ngo kurimo abantu ibyiringirwa. Imana itugire neza cyane. Ikindi n'abafite ingo, Imana yambwiye ngo ije kurwanira ingo, kuko Imana yarambwiye ngo uyu mudayimoni waje wo gusenya ingo ku kigero kiri hejuru ni umwuka wo kugira ngo abantu bongere bate ubumuntu, bongere bate urukundo, bongere bate ibyishimo, bongere bate kwiyubaha. Twahereye haruguru, Imana yambwiye ngo umwana w'umuntu hinduka. Imana itugirire neza cyane. Imana irongera ambwira ngo abandi bantu ije kurwanira n'abafite intambara mu murimo w'Imana. Ahantu mpageze hakomeye ku butumwa bwa munani, Imana yarambwiye ngo abantu benshi bafite intambara mu murimo, mu makorari, aho bayobora, mu bavuga butumwa, mu mashengero aho babarirwa. Imana yarambwiye ngo bafite intambara ku kigero cy'uko nabonaga hari abantu bari kwikuraho imisaraba, bakikuraho imisaraba.
Imana aramwe ngo ni muhangane gitware, Imana ije kubarwanirira. Nukuri Imana ije kubarwanirira. Hadesegura Imana ije kubarwanira kandi ije kongera kwihesha icyubahiro. Imana himbazwe cyane, ije kongera kwihesha icyubahiro mu ngo zanyu, aho mutuye, aho mukuru umurimo w'Imana, aho musengera. Imana ije kongera kurwanirira abantu bayo. Ubutumwa mfite bundi bwa 9 muzingo wa 9 nuko Imana yarambwiye ngo hagiye kwaduka mu bantu, mu buntu. Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Imana yarambwiye ngo hagiye kwaduka abadayimoni 4 bashya bakomeye. Umudayimoni ukomeye Imana yambwiye, Imana yambwiye ngo ni umudayimoni wo gushyingirwana n'inyamaswa. Kabiri, umudayimoni Imana yambwiye ni ugushyingirwana na tekinoloji. Imana yambwiye ngo ufite imbaraga zikomeye cyane, ngo kuko abantu bageze ku kigero cy'uko umuntu asigaye afite umugore we yishakiye cyangwa umugabo yishakiye, akamara amasaha 4, 5, 6 ari kuri telefone, nta kiganiro cyo hagati y'abashakanye gihari. Imana yambwiye ngo nawe uhinduka mwana w'umuntu. Kubera iki? Uwo ni umwuka wo gushyingirwa na tekinoloji. Twe kugerageza, twe kubaho mu buzima butuma tekinoloji dukontorora kurusha uko twe twayikontorora. Hinduka mwana w'umuntu, hinduka mwana w'umuntu. Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Mu gisirikare Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Muri korari Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Mu ivugabutumwa Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Mu bahanuzi Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Mu bambasaderi abadiaspora hirya no hino Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Ufite ubumuntu, ufite urukundo, ufite kuba Imana, ufite kwizera Kristo. Mu ibyo bigeragezo byose muri gucamo Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Undi mudayimoni wa gatatu ukomeye Imana yambwiye ngo ugiye kwaduka mu kigero gikomeye, ni umudayimoni w'ikinyoma. Iki kinyoma ni ikinyoma gishyigikiwe n'abantu kandi kizasengwa n'abantu. Imana irambwira ngo nimbwira abantu ngo Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Undi mudayimoni ukomeye Imana yambwiye wa 4 ngo ni umudayimoni wo kumaramo abantu ibyiringirwa, ibyizerwa. Aho ntipageze Imana yambwiye ngo nzabivuge nitonze cyane, ngo abantu bagezeho basige babangikanye Imana, kuko Imana yacu yarananiwe. Ese gukiza kwacu kuko Imana ntabwo Imana yacu ikora? Ese kuko ubushobozi bwa Kristo bwananiye gukiza kanseri? Ese kuko ubushobozi bwa Kristo bwananiranye kugera ku kigero cy'uko abantu basigaye bajya gushaka izindi mbaraga kugira ngo babemeze abantu atari imbaraga z'Imana mu nsengero? Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Yesu yambwiye ngo, Imana yambwiye ngo Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Unyemerera ngo ukoreshe sorese ku butumwa bwa 10 urandebera magambo y'Imana ari muri Yesaya 41. Yesaya 41 ku murongo waho wa 10. Yesaya 41 ku murongo waho wa 10. Yesaya 41 ku murongo wa 10 nibwo butumwa bwa 10 imizingo 10 ngiye gusorezaho. Haranditse hati, hagira hati
ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebe kuko ndi Imana yawe nzajya ngukomeza ni koko nzajya ngutabara kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye Imana iguha umugisha cyane. Ubutumwa bwa 10 nsorezaho buravuga ngo nubwo ibikomeye biro cyane ubwo ibirushya bikomeje cyangwa abademera komeje kwiyongera, Imana ikomeje gushaka umuntu mu bantu. Imana yarambwiye ngo umukiranutsi w'Imana, umuntu wamenye Imana, Imana yarambwiye ngo iramuramiye. Uwiteka Imana aramuramiye mu kajagari k'abadayimoni, mu isi y'akavuyo, mu isi y'ababeshi, mu isi y'abagambana, mu isi y'abanyabinyoma, mu isi y'abantu badashaka kugira ngo Imana ivuge, mu isi y'abantu badashaka kutubwira abantu ngo bihane, mu isi y'abantu badashaka kugira ngo Imana yongere igaruke. Uwiteka Imana yarambwiye ngo Imana igiye kuramira abantu bayo. Haleluya. Biratubwiye ngo ntutinye. Ndigwanira uyu muntu uri kunyumva, wari ufite ibintu bimutinyishije, wari ufite ibintu bimuteye ubwoba, bitewe n'urushako, bitewe n'aho atuye, bitewe n'aho agenda, bitewe n'ibyo ari kubona, bitewe n'uko umuntu bwamushizemo, ariko akaba agize umwete wo kwihana akagaruka ku isoko. Imana iravuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngukomeza, nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Imana ihimbazwe cyane. Uwiteka arambwiye ngo uyu mwaka Imana iramiye abantu bayo. Asifiwe Yesu. Imana irakuramiye mu kazi ukora, Imana irakuramiye muri business yawe, Imana irakuramiye aho utuye, Imana irakuramiye, ntabwo yemeye kwibikwica bikugeraho. Imana iravuze ngo irakuramiye mu nyigisho z'ibinyoma ziri kwaduka. Uwiteka Imana irakuramiye destankerebo shanbo. Imana irakuramiye muri iki gihe huzuye abagambana, ababeshya, abakuroga, abakurwanya, abaguhiga. Akira kuramirwa n'Uwiteka Imana. Ubuhanuzi nzanye bwa 10 bw'uyu muzingo w'igice cya 2 buvuga ngo Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Birashoboka ko umara kubwumva hari ibintu wakosora, hari ibintu wakora byanezeza Imana. Uwiteka Imana arambwiye ngo numara kubikosora ukagira ibyo ukemura, Uwiteka Imana arambwiye ngo ugiye kuramirwa n'Imana. Uzakuroga Imana izakurwanirira, uzaguhiga Imana izamuhiga, uzakuvuga nabi Imana nayo izazikurwanirire, kuko Uwiteka Imana arambwiye ngo ahagaze ku kintu cyitwa umuntu wayo. Umuntu w'Imana ararinzwe. Umuntu w'Imana y'Imana imuhagazeho, birashoboka cyane ko ashobora kudasa n'abandi agakena, birashoboka ko ashobora kujya mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, birashoboka cyane ko nta mafaranga yagira y'imirenga, ariko umuntu w'Imana, Imana iramurinze kuko araramiwe n'Uwiteka Imana. Reka soreze kwikiciro kugira ngo mpe n'umwanya umushumba maze reka mbaze uyu muntu nkurikiye ko Imana yambwiye ngiri gushaka umuntu mu bantu. Wowe uri kwitwara gute muri iki gihe? Ese nawe urashaka kuba umuntu Imana yishimira? Nawe urashaka umuntu Imana yahagararaho? Nawe urashaka umuntu Imana yaramira? Nyamara ibyago bikomeye nubwo bigiye kwiyongera, Imana ashaka kukuramira. Abadayimoni bakomeje kwaduka ari benshi, ariko Imana ashaka kugira ngo ikuramire. Niba ugize icyifuzo cyiza, nyemera ubyandike buvuge ngo ni mudusengeye naye ndashaka kuramirwa n'Uwiteka Imana. Niba iri jambo rikugiriye umumaro, byandike bitwereke, unyemere ntugende utabitweretse kugira ngo tugusengera Imana, Imana ikuramire. Murakoze cyane, ndasoje. Wabariza abadukurikiye mushumba, kuko nubwo butumwa iyo mizingo 10 Imana yamaye kugira ngo munyesha abantu badukurikiye. Imana yambwiye ngiri gushaka umuntu mu bantu. Yego. Ya reka tugushimire, dushima n'Imana ibakoresheje, kandi abantu bari ku irembo ryera bose barahembutse, bumvise Imana ikora. Nanjye ubwanjye numvise ikiganza cy'Imana kinkoraho. Sibo bonyine, ubutumwa burafite imbaraga kandi burakomeye, ariko hari abantu bashobora gukenera kwifuza ko mubasengera kubw'umwanzuro bashobora kuba bafashe. Wabanza ukabaha nimero ya telefone, hanyuma ubundi ukabasengera
Yesu akaguha umugisha. Murakoze cyane. Nimero zanjye za telefone ni za WhatsApp yanjye 078 60 87 880. Sasubiramo 078 60 87 880. Imana iri gushaka umuntu mu bantu. Ugize icyifuzo cyiza cyuko twasengana, ese ubu muntu bwagushizemo, ese urukundo rwagushizemo, ese kwiyubaha byagushizemo, ese ufite ubugambanyi, ufite gusubira inyuma muri wowe, ese watakarije Imana icyizere, ese wagize kwiheba gukomeye, ese wagize kumva uhangayitse, nyemerera aho uruza muri kiganza dusengana Imana kugira ngo nawe Imana yongere kugarukeho, iguha imbaraga, ikuramiye, iguha ibyishimo. Kristo aze mu rugo rwawe, aza aho utuye, aza gukiza indwara, aza kubake, aza guha ubwenge, aza guha ubudahangarwa. Tugiye gusengana Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana y'urukundo, uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana y'ubushobozi bwinshi. Hari abumye bagasubira inyuma, hari abatsinzwe bagasubira inyuma, hari ab'umutima ubamenyesheje ko bari baraneshejwe. Uhereye umunsi wa none, ikiganza cy'Imana nikiboneke k'uyu mugabo, nikiboneke k'uyu musore, nikiboneke k'uyu mwana mutoya, nikiboneke k'uyu mubyeyi, nikiboneke k'uyu mugabo, nikiboneke k'uyu muntu nkurikiye mu izina rya Yesu. Ndasenze cyane wari urwaye akire, ndasenze cyane wari ufite kaga n'amakuba birangire, ndasenze cyane ubutumwa bugira agaciro kubwumvise. Imana iri gushaka umuntu mu bantu, Imana iri gushaka umuntu ukiranukira, Imana iri gushaka umuntu usenga, Imana iri gushaka umuntu ubana nayo. Bibiliya tubwira ngo erega irestance l'homme, siko bizaba kuba mutegereza bose, ntawe uzakorwa n'isoni. Ufite uyu muntu akagira kugira ubumuntu, akagira urukundo, ntabwo akorwa n'isoni kandi uramuramira. Ndasenze cyane kugira ngo umuntu wese udukurikiye, wari warasubiye inyuma, wari warakoze ibyangwa n'amaso yawe, mubabarire. Numara kumubabarira, ikiganza cy'Uwiteka Imana kimubonekeho mu izina rya Yesu. Ineza y'Imana imubonekeho, ikiganza cy'Imana kimubonekeho mu izina rya Yesu. Pera siregrom, ndirukana umwuka wose urwanya Imana. Ikiganza cy'Uwiteka Imana kigaragare ku Irembo Ryera TV. Umugisha abadukurikiye n'abadukunda, tubisinze mu mazina atatu: Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Amen. Murakoze cyane, turabakunda cyane. Musangiza ubutumwa abandi, n'iby'agaciro ku bana namwe. Turi kumwe, tuzongera tugaruka ku kindi gice cya gatatu. God bless.